Reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyoboka Mana TV ndetse no kuri Bwiza TV. Amakuru meki. Joel, amakuru ni meza cyane turashima Imana. Okay. Yes, natwe turaho kuyoboka Mana turakomeye. Reka twongere twakire rero bakozi b'Imana. Ariko reka ntagire mbasuhuza aho muherereye hose mu turere dutandukanye, mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nyine twibukiranya ko turi muri gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19, ariko nubwo turi muri gahunda ya guma mu rugo, Yesu we akomeje akazi nk'uko twabivuze mu biganiro twakoze mu minsi ishize yuko Imana itazabura kugira abantu neza bayo kubera yuko imigambi yayo ni myiza kuri twebwe. Reka rero nangire mbahereze ikaze kuyoboka Mana TV. Mwiriwe neza kandi murakomeye. Muraho neza. Amakuru. Yewe turahimbaza umwami. Guma mu rugo ibaguye, ariko se nanenye wange baguye neza. Burya hari umuntu guma mu rugo igwa neza se. Bibiri iravuga ngo nimugubwa gituma nibibagerageza by'uburyo butari bumwe ngo mugire mute. Ngo mwihangane ngo ugira kwihangana gusohoza umurimo wako. Mwihanganye rero. Umvara cyane. Reka nkubwire ikintu kimwe Joel. Ubuzima tubayemo kugira ngo ugire ibyo ugeraho, kugira ngo ube muri iyi si nuko wihangana. No kwihangana. Yewe ndetse no kuzabona Yesu no kwihangana. Birasaba gutegereza wihanganye. Uko umuntu yananiwe kwihangana nyine ibintu byose bisaba murabona ko bihanganye, natwe turihanganye, namwe murasabwa kwihangana. nta n'icyacitse, nta n'igikuba cyacitse. Biravuga ngo nta kigeragezo cyiza atari rusange mu bantu. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni isi yose. Ni icyago cyagwiriye isi abantu bahanganye nacyo. Ubwo ari rusange mu bantu rero turakomeza nyine kukirwanira hamwe. Erega je sinzi umuntu twarimo tuganira ariko mbwira ati ariko Joel nyaboneka ujye ukorera ubuvugizi n'abapasiteri nibajya kubarura abo abahabwa ibiribwa ntawe urumva kwa pasiteri abari ahantu hiyubashye ukuntu ku buryo usanga abantu mu hantu habarurwa ngo bahabwe ibyo imfashanyo. Biragoye ko kwa pasiteri hazamo kwa journaliste Joel, kwa Meki natwe rero kujya twikorera ubuvugizi n'aba pasiteri dushinzwe tukabavugira. Ndabesha pastor mba ku rubuga rw'abapasiteri, ariko nyine ibintu ntabwo biba byoroshye, ariko kuko twigishijwe kwihangana twihanganiye mu mwami, tuzi kubaho mu bisaga, tuzi no kubaho nyine ibintu byako nta bihari. Niko Paulo yavuze ngo twigishijwe kubaho mu bisaga, ariko twigishijwe no kubaho nta bihari. Ubu butumwa burareba cyane ababaruzi babarura abantu bazajya bataruka abantu nabo agende batureba mu midugudu amezi 10 arashize insengero zifunze. Wenda nibarije pastor nta icyacumi cyarashize cyatuwe. Nyegereza iyo mikoro ntunge hano nge hamekisha hayo utatura ubundi uyatura koko. Oya ndibaza ko uvuga ngo iyo umuntu atuye ngo abatuye hatagera ingese aba yabikije. Iriya ni imirimo tuzasanga mu ijuru y'amakamba. naho tukiri muri COVID, naho tukiri mu izi turarya turambara. Rega hari abantu banazi ko uyu murimo ngo urimo kashi. Wenda hari wagize Imana bikamuhira, ariko njyewe yageze mba vice president. Nimba hari ikintu gitera stress, nimba hari imihangayiko n'idini ririmo, ahubwo sinzi impamvu abantu babyirukira, kereka iyo ufite mwindi mitwe yindi ufite wenda, ariko yikora umurimo wa data mu buryo buri bwo buciye mu mucyo. Ni ukwitanga. None se ko amadini ahora avuka buri munsi yavuka nta kintu kijya mu mufuka, nta nyungu, kuko hari inyungu ebyiri. Ukiri mu isi hari inyungu ebyiri, inyungu yo kuzajya mu ijuru, hari n'indi yo kugira gute, yo kubirwa inshuro 100 uri mu isi. Ariko burya Imana ntabwo itangira umugisha mu rusengero gusa. Njye nkunda kuganira n'abandi bapasiteri. Hari nk'umupasiteri w'inshuti yanjye afite imodoka nziza agendamo, ariko abakristo bazi ko nyine ngo yayiguze mu maturo yabo, ariko yambwiye inzira byanyuzemo kuntu ari umuntu gusa. Itorero ikintu uri gufasha no kuba ufite adresse yizwi, ukaba umuntu ukorera mu mucyo, urumva. Ariko gift nyinshi abapasiteri, ibintu byinshi abapasiteri bafite
ni na gift ziba zaturutse hirya y'itorero kuko nk'iyo modoka umuntu wayimuhaye ni n'umuntu udasengerwa nta nubwo rwose anasengera muri aya madini y'abarokore ni umuntu yasengeye kwa kundi Imana uwo munsi no guhuza n'umuntu aramubwira ati rwose ahura n'umusamariya mwe w'umunyembabazi ubu rero nanjye nimubona naguze akamodoka muzabwa mutamaturo barayirwaga kuri YouTube naho ntibamenye ko ari umusamariya mwiza mwahuye nibyo rwose wasanga kuri YouTube bayakuzanira wasanga kuri YouTube hari ukuntu bigenda fara simbizi nimba hari uburyo mujya mushyiraho igiturisho kuri YouTube aha reka tujye mu ijambo riri mu Baroma Gihozo reka musaba abanza ari insomere ngira ngo na Baroma ni ijambo rivuga ngo ni gute umuntu yarwana ni yanesha ibigeragezo ngira ngo ubwo mwahumvishe cyane mwe mwaba pasiteri mwe reka masabe abanza hansomere kugira ngo abariho mpera ikiganiro cyane Abaroma ibice 7 n'umurongo wa 21 haravuga ngo nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza nyamara ibibi akaba ari byo bintanga imbere nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye ariko mbona irindi tegeko mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye amen ijambo ry'Imana riti dushaka gukora ibyiza nyamara ibibi bikadutanga imbere ati kamere irwanya icyaha ibi turimo nyamara byagira mu mubiri bikanga tukasanga ibyo twashakaga gukora sibyo twakoze ni gute umuntu yanesha ibigeragezo cyangwa yanesha ikibi kiba kiri mu muntu nicyo kiganiro wenda ndashaka ko tuganira yego murakoze cyane ahubwo numvaga mbere na mbere twakabanjije gutandukanya ibigeragezo n'ibibi yego kuko hari ukuntu abantu bashobora kubyumva kuko hari igihe umuntu abaho mu bigeragezo wenda tuvuge by'uburwayi ibigeragezo by'urugo rubi ninjya mvuga nkatanga ingero kungo niba kankondane kuko umuntu asoma igitabo yize ntabwo ajya atanga igitabo cy'ibyo atazi ushobora guhura n'ikigeragezo cy'urugo ariko ntibisobanuye yuko uyu muntu yahuye n'ikibi yakoze ibibi rero Paulo w'ibyo yashaka kuvuga hano yavugaga ibibi by'ibyaha ngerageza gukora gukiranuka mu byiza ariko ibibi ibyaha bikananga imbere rero ndagira ngo ahubwo tubanze dusobanukirwe ibigeragezo ntago ari byo byaha oya ibigeragezo biri kwabyo ni ibyago n'amakuba dushobora guhura nabyo hanyuma n'ibyaha bikaba ukwabyo rero ibyo Paulo yavugaga ni ibibi by'ibyaha avuga ati ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikananga imbere impamvu rero ibibi bidutanga imbere reka duhere ku muzi ubundi twebwe tuvukira mu nkomoko y'icyaha yego kwa Adamu mu byaha uyu mugabo Adamu igihe yajyaga kurya itunda tayari ibyaha byatangiye kwinjira mu bantu rero aho ngaho tuvuka ubwaho kuhava ntago byoroshye turahakurira Dawidi niwe wavuze amagambo akomeye aravuga ngo mu byaha munda mu byaha niho mama yambyariye bisobanuye ko tuvukira muri kamere y'ibyaha tuvukira aho babandwa aho batukana aho barakara aho bakora ibibi noneho icyadukijije na amaraso Yesu Kristo twamenye ejo bundi aha nibwo tumenye Yesu ariko twavukiye ahantu habi rero utumaze guhindurwa na Kristo niyo mpamvu umubiri umurimo wa kamere igambirira kugira ngo umuntu akora ibyiza ariko kamere igahita imutanga imbere ikazana bimwe bya kera byo mu nkomoko ikazana bwa buzima wabayemo kera rero impamvu nuko twavukiye mu byaha tugakurira mu byaha nubwo twahinduwe n'amaraso Yesu Kristo ariko ntago twakwirengagiza Paulo yaravuze ngo ntago twakwirengagiza ko twabanje kuba batukanye n'abarenganye hatagize umuntu wirarira ubwo rero uyu munsi wa none kuba kamere ihitizana za decision za kera nuko nyine kamere tukituyemo kuko kamere irangiranye nayo yapfuye ni gute rero noneho umuntu yanesha icyo kibi kizana icyaha umuntu yakora iki yabinesha uzi kukinesha icyambere ubundi nawe kwizera amaraso Yesu Kristo ubundi iyo wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ukamwakira mu mutima wawe ahindura kamere uwanywaga inzoga ntasubira mu kabari uwasambana agasigara yumva bidashoboka kuko tayari winjiwe mu bundi buzima rero kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza nibyo bishobora kuguhindurira amateka yo kunesha icyaha reka mbaze na Pst Francois wenda arakomereza ariko asubizanye n'iki kibazo n'ubundi twagize gutya turabwirizwa
turangije twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, turabatizwa mu mazi menshi, abandi bafite ukundi bizera imibatizo yose yizerwa turayikora, ariko nyamara n'ubundi ntabwo byadukuyeho yuko tugambirira rwose mu nyijoro tugasenga ati Imana iri joro bane natwe, mu gitondo twajya kujya mu kazi tugasenga, nyamara bya bindi twagambiriye byiza twashakaga gukora tukisanga ibibi byadutanze imbere. Turamutse tuvuze yuko icyo kibi kineshwa no kwakira amaraso no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza gusa, byo ubwo twaba tukinesheje kandi twaramwakiriye tunagambira gukora neza, nyamara tukisanga mu bibi. Reka ngaruke inyuma gato mwihangane, cyo ndagisubiza. Hari uburyo mwene data bitandukanije ni byiza, yavuze ngo tandukanye ibigeragezo n'ikibi, kandi koko yabisobanuye neza. Ikigeragezo ntago gisobanuye ikibi kuko ibigeragezo biri uburyo butatu. Hari ikigeragezo gituruka kuri Satani, ariko ashaka kugusunikira mu kibi, kiracyumva. Hari ikigeragezo gituruka ku Mana kiza kije kugukuza, muri Yakobo igice cya mbere. Bene data ni mugubwa gitumo n'ibibagerageza by'uburyo butandukanye, ngo mwihangane. Agakomeza avuga ngo kuko hano, reka mpasome wenda kugira abantu bahumve neza. Yakobo igice kimwe umurongo wa mbere umurongo wa kabiri. Bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, menye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Iki kigeragezo gituruka ku Mana kiza kugutunganya, kugira ngo ushyitse hatabuzeho na kimwe na gato. Pastor, wenda mu maboko y'Imana burya habamo ibyiza n'ibibi. Ubwo niba uvuga ko ahari ibigeragezo Imana y'ubwayizanika, icyo wita ikibi ni iki? Icyo wita ikibi ni iki? Yego, ikintu kiza gutunganya umuntu ubwo ni kibi. Ikintu kiza gutunganya umuntu ni kibi. No, mu bintu Imana ifite mu ntoki zayo harimo n'ibigeragezo, kandi ari ibintu iza gutunganyije abantu bayo ngo babe bashyitse, ngo hatabuzeho na gato. Mu maboko y'Imana habimo ibigeragezo, waruzwa ntabibamo. Hari umuntu wari watwigishije yaratubwiye yuko mu maboko y'Imana habamo ibyiza gusa. N'ibi bigeragezo ni ibyiza kuko ntago bizi ikibi, ntibizi biza kugutunganya. Yarakantu kamwe mbona akantu byo wenda ari kuvuga nuko wenda ikibi nitukivuga turagikubita amaparita abiri nacyo. Hari ikibi Satani azana, akakizana ku buzima bwawe agambiriye kukwica. Habakaba rero n'ikibi Imana irekura kuri wowe kugira ngo kigutunganye. Urugero Yobu, nka buriya n'Imana yabyemeye. Yobu kimuza kandi ntago cyari cyiza, ukirebye mu maso ni kibi, ariko cyatumye akomera. Natwe uyu munsi niwe rugero rwiza dutanga ku bantu biyangana. Rero hari igihe kibi cyiza cyitwa kibi, ariko kivuye mu maboko y'Imana ngo igutunganyemo ikindi cyiza kurushaho. Ku bantu ni kibi, ku Mana ni cyiza. Haleluya. Ku bantu ni kibi, ariko ku Mana ni cyiza. Cyo ni ikigeragezo cya kabiri navugaga. Icya gatatu banza narigeze nkivugaho, ni ikiza kureba ko wakuze. Ni timasi kizanwa nande cyo kiva ku Mana. Nacyo kiva ku Mana. None se marayika aravuye, si marayika ufite timasi mu ntoki? Yego, ari gupima abantu. Ese wagize ngo iyi corona yo ntiyaba timasi? Ushobora nko gukizwa, bamara gukizwa rwose kandi wenda wari umutera amakofi wize na karatura kazi, wagerara ku muhanda agasaza katagira 15 kakakwitendeka mutanareshya kagagara ko gatablete kagakubita urushyi. Aho hantu Imana iragupimye ngo irebe ko yangumi wareze, kuko unamukubise nta wakwegura, ariko Imana iragupimye ngo irebe kuza kugira kuri iyo ngumi. Umuntu agahaguruka Jowe akakuvuga ku buryo usigara uvuga ati nanjye muri ryo muvuga, kandi uramuzi wenda yabaye iwawe, umuzi wari umucumbiki, umuzi wari amagaburiye, umuzi ubukene bw'umuzi inzara ye, ariko akakuvuga we
mu by'ukuri byakuvuze si uko udafite ubusobanuro ariko kubera ko ari timasi niwemere kujya mu bantu ngo babwire ngo nyamara nubwo mvuga uriya muntu byagenze gutya na gutya we ntubyemerewe. urugero umuntu akakuroga neza akagutsimbura ariko ntufite uburenganzira bwo kujya mu bapfumu. wanabireba abantu bakakubwira bati ariko ubu wowe wakwirogoje dore ibi ni uburozi ariko ntiwemerewe. Imana iragupimye ngo irebe kwizera kwawe. Avuga ngo hari ibintu rero tuba tutemerewe. Yego kiza kureba ko wakuze, reba ko wakuze cyangwa wizeye. Nkunda kutanga urugero kajya kugura nk'uko izi ngero zose atanga muri butike ukagura biswi bahaye 1,000 bakakugurira bino magana ngahe 900 ati Imana irasubije nawe wapimwe timasi yacishijwe imbere yawe ibiro bigaragara bitagize gute kandi iyo bisanzwe ukayajyana nyine biba bigaragaje menimeni tekeri ufariseri wagaragaye ko udashyitse nturapimwa narapimwe wenda umuntu mugurize kandi umukunda pe umugiriye neza agukuzeho narangiza agerekeho no kukuvuga hati runaka nimbwa n'umuswa n'iki nta n'icyagira kandi uramutunze wamwishyurinze amezi 2 ariko ise akugira umuntu udasho ariko ntufite uburenganzira bwo kwisobanura mu kigeragezo kubera iki twapimwe. Pima inkumi kaza gusenga iwawe yambaye akajipo kamini iwawe amazi imisi yarakwihoreye ese uriya meki ntarapimwe masi koko yarapimwe ariko yaratsinze n'uwatsinzwe haracyari ibyiringiro burya ari hatari aho birengeye niho birengurirwa nukongera ugahaguruka ikibi Bibiliya avuga ngo ntizemera ko umutsiranutsi wagira ate ariko naha yagwa ntazarambara. Yego nibyo agazahombana natse ijambo ry'Imana rivuga ko tutazahombana cyaka naho yagwa ntazarambarara. Yego ntazarambarara si byose wari uvuze ngo ntazahombana. Iki ni ikigeragezo cya 3 geza kureba ko wakuze. Noneho rero iki kintu wavuze ngo ni gute nanesha ikibi. Paulo yagerageje kubisobanura ndetse na mwene data yabisobanuye. Aravuga ngo turwana n'uyu mubiri, yego tukagana n'isi na Satani. Ni ibintu biki. Ariko rero nubwo abantu bajya bibwira ko kurwana na Satani ari cyo gikomeye cyangwa n'isi, ikintu cya mbere gikomeye buryo n'umubiri kwirwanya ukinesha. Kwirwanya ukinesha wowe. Ukirwanya bitekerezo ya kamere navugaga ukayitsikamira kugeza ku rwego wumva ushobora kuyikontorora. Yego nibyo kwirwanya ukinesha. Wowe uzi kwirwanya so travailler so combattre wikoramo umurimo. Wewe ukirwanya muri wowe ukikoramo umurimo mbese mbere yuko ukora handi hakagira intekerezo wica hakagira ibyiyumviro wica hakagira ibintu wibuza hakagira imyambaro wibuza hakagira ahantu wibuza kandi ibi bintu ni byoroshye bigendanye na ya magambo avuga ngo mu nzira ya Kristo n'ahantu hafunganye bivuga ngo na ahantu wagusaba ko hari ibintu by'ibiro wakagendanye ariko hari ibyo wiyambura wiyambura uwo munezero wiyambura yamajwi ko kundi wabyumvaga uko kundi uvuga hari icyo wasubiza ko kundi uvuga ari wowe watera ikofi ukirwanya muri wowe kandi kwirwanya ntago byoroshye ubundi bihera mu ntekerezo ntago kwirwanya kujya gukubita umuntu ingumi ngo umwereke ko wize karate ni ibintu byoroshye ariko bituruka mu mutwe kandi tuvuga uti umuntu akunsuzugura mu bantu n'abagukikije ibitekerezo bikakuba kuvuga ati mukubite ku buryo atazongera n'abakikije watazongera n'uwongera gukurikirana ariko ukirwanya muri wowe kajya ubwira intekerezo ngo ceceka si igihe cyo kurwana ceceka mutima wanjye tuza turiya kugeza ku rwego umutima umanura wa mujinya wose wari wazamuye na yangumi n'uburyo wayimukubita ukabimanura bikaza guhinduka fo ukinesha ese wagize ngo ni intambara yoroshye ntabwo byoroshye kwirwanya ukinesha Bibiliya avuga ngo mutambe ni mu Baroma ngira ngo naho 12 mutambe imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana yongera akantu ngo niko kuyikorera gukwiriye gutamba
bisaba kwica. Gutamba bisaba kwica. Kwica birababaza, n'ukwibabaza wowe. Birababaza. Gutamba no kumena amaraso. None uyu mubiri n'ukutamba. Ahubwo hari ikintu kimwe batazi, gutamba ntabwo ari kumena amaraso gusa, nyuma yo kumena amaraso ukanatwika. Kuko nibwo igitambo cyumvikana, kugira ngo cyitwe igitambo ntabwo ari ukugifata ngo uze wice iryo tungo cyangwa wice icyo kintu ugende. Uramena amaraso nurangiza unacane, ukora umurimo wo gushaka inkwi, utwike. Ubwo uri kwitwika ushe kugeza ku rwego Imana ivuga ngo uyu mubiri ni igitambo kizima kera. Haleluya. Amen. Lela taya bini mora. Estaya bini monga tikinima. Ni ibintu bituruka ku mwuka we. Ni imbaraga z'ikirenga. Uko nabivuga zishobora kugushoboza wowe ubwawe kwitera icyuma. Warangiza ukanifata uri umurambo, ukirambika ku gicaniro, ukenyegeza inkwi. Icyo gitambo kigashya. Haleluya. Kugeza ku rwego kiza kuva mu undi muntu. Haleluya. Undi muntu w'imbere akaza bigaragarira amaso y'Imana n'amaso y'abantu ko uyu muntu yabaye igitambo cy'Imana. Apana ibyo kubyivugira wowe, ahubwo uyu muntu uvuye muri wa muriro. Lela demo sakinima. Niho Imana ireba ikavuga ngo uyu muntu ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Hanyuma n'abantu bakubonye bakavuga kabisa uyu muntu yihaye Imana. Buriya ko yatanze umubiri we. Kwiha Imana abantu bagira ngo ni ibintu byoroshye. By'amagambo. Si kanzu y'umweru, si igihe umaze mu myaka y'ibi bintu by'umurimo. Ubu dushobora gukora umurimo imyaka myinshi ariko utariha Imana. Umuntu ashobora kubwiriza hano Jowe ariko atariha Imana. Kwiha Imana kugeza ku rwego abantu bakureba bakumva impumuro yawe ntiwumura nk'iyabo. Haleluya. Bakumva ibikorwa n'amagambo umeze nk'umuntu waciye ku gicaniro. Niho rero Paulo yasoje, Pastor Yahuza avuga, aravuga ngo meze nk'ibisukwa. Narinzi byo kwizerwa. Netopide cyane gine. Kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Birumvikana wewe noneho yamaze kuva muri wa muriro. Yarenze rwa rwego rwo kwica. Muhe mikrofone. Haleluya, haleluya. Reka sanitizing iyi. Fashijwe. Yarenze rwa rwego rwo kwiyica, yarenze rwa rwego rwo gupfa, yarenze rwa rwego rw'irari, yarenze rwa rwego rwa kamere. Ariko Mana ndafashijwe. Haleluya. Aho ngaho abantu babyumva negene manda ya sakita la bonema. Yarenze urwego rw'abantu bareba. Yego. Nakiri mu mijinya, yego. Nakiri mu majwi kamera mubwira, nakiri no kuri rwa rwego wa mukobwa azanga musengere atekereze ku matako nana yareba. Menu wameze nk'umuntu uri kugenda mu isi ariko atabayo. Barahari abo bantu, barahari bari kuri iyi si bameze nk'abadahari, ahubwo bafite amakuru y'ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Bamaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Avuze akantu kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Amina. Ari jye warapfuye ariko utaratwikwa. Yego. None wabona ibituma uzuka ukazuba. Ukaba warapfuye ariko utaratwika. Akantu gasobanura. Ari jye. N'ibyumba bibiri umuntu agomba kwinjiramo kugira ngo agere ku rwego rw'ibisukwa. Nawe ndumva ndangiye gufashwa. Nino tasiba ya. Ushobora kuba nari narapfuye ariko narashya. Uyu munsi ntwike. Utwikwe hagira ibintu Imana itwika. Ari jye warapfuye ariko wabona ibikuzura. Tuzuka. Bivuga ngo uwo muntu ntago yahiye. Ntago yahiye. Ariko yahiye umera nk'ibisukwa hehe? Ku gicaniro. Jo nawe gutwika. Haleluya. 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 Amakimushiririze hariya. Imana ishimwe. Amina. Imana idufasha. Imana ihabwa icyubahiro. Imana idufasha. Amina daisika la manda stido binima. Heletopita. Bibiliya ivuga ngo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Bizo rwose. Hari abantu bavuga ngo nakiriye Yesu. Kumwakira ni kimwe no kumwizera kuko ijambo kwizera Yesu ni ibintu bumva ko ari ijambo kwizera gusa, ariko kwizera Yesu birimo udupariti bifite content, bifite kibigize. Harimo niyo ntambara yo gufata icyo Bibiliya ivuga ngo sukumaze gufata rwose ngo ahubwo ndarushaho kurwana
kurwana ngo singire icyo Kristo yamfatiye. icyo Kristo yagize gute Haleluya. Yelebo sanemanda. Intambara turimo ikomeje kugira ngo ushobora kuba wicaye aha utaragera ku rwego rwo kugera ku cy'Imana yagufatiye. Kaba utaragera no kuri 20 utari watangira kuko uracyari mu ntambara. Icyo wakoze wowe ni acceptation de l'invitation. Wemeye invitation yo kwinjira mu marushanwa. Ariko arimo kurwana kumwizera. Waramwakiriye ariko ukeneye no kumwizera. Arakantu mvuga nuko abantu wenda akakanya ndafite umwanya wo kugasobanura. Imana yapfuye muri Satani icyatunesha isigamo icyo twanesha. Haleluya. Afashijwe Mana. Yakuye muri Satani icyatunesha ariko isigamo icyo twanesha ariko twarwanye ntabwo ari kwicara. Mana duhimba. Kandi intambara ibamo ibintu byinshi. Yego. Intambara hari abayigwamo. Yego. Hari abayikomerekeramo. Yego. Hari n'abayitsinda. Yego. Ariko abantu bafite igice gifitamo mu ntambara mujye mwibuka ko harimo n'abayungukiramo. Byarimo abantu basahura mu ntambara bagakiriramo. Ariko ari umukire mu ntambara. Ariko nyuma y'intambara ukongera agakena. Munabo mujye mubibuka cyane intambara. Yego. Ariko abafite amahirwe ni ibyiciro bibiri. Yego. Uwakomeretse akihutira kwivuza. Yego. Ntamere nk'aba mwami wakomerekeye mu igare. Igare ngagakomeza akavirirana disi. Hari abantu bihanganiye mu igare, bihanganiye mu byubahiro barimo, bihanganiye mu myaka bamaze mu gakiza, bararashwe ariko nibashaka kwerekana ko agize ute bakomeretse. Muri rimwe ravuga ngo nemera intege nke zanjye. Kandi umva ngubwe n'ikindi pastor. Ndi imbere y'iyi kamera. Nemeye intege nke zanjye. Yego. Pastor yabwo n'ikindi abantu batazi. Nta nubwo umuntu ashobora kuraswa atagiye mu rugamba. Ntibishoboka. Hari umuntu bari basanga mu rugo urugamba ruriho yibereye mu rugo ariko umwana ngo bamurase ni gace cyane. Buriya nuwarashwe ku rugamba. Ntimukamwite feke. Yes. Nibura yari yagiye no mu rugamba. Uzavuga ko warashwe ze nta n'urugamba wegeze ujyamo. Noneho ukabona abantu batari bagera no ku rugamba nk'urwe baraje ngo ariko runaka ngarashwa ati ngo yewe ngo abakozi b'Imana b'ikige ngo ntawe tuzizera. Wowe uzitere yarwaniyeho. Uzabarwana nabo. Isasu na bombe uzikurara mu ishyamba bani baraye mu nzu. Ntabwo rego haraswa umujinga. Zamurasa. Haraswa umuntu uzi kurasa, uzi gupima, aba yararwanya urugamba. Ntabwo haraswa umuntu. Reka ntabwo haraswa umuntu woroshye. Haraswa umuntu w'intwari bagakubita mu cyico. Iyo tugize umugisha rero ntagapfa burundu. Yego. Tubona yongeye kuzura umwuka. Hari amahirwe yo gukira ibikomere. Hari amahirwe kandi boss utwangaje mu kazi afite abaganga. Haleluya. Afite abadogiteri. Icyo shima Imana abanzi bacu bamenye aho turasirwa ariko ntibamenye aho tuvurirwa. Yohana 5. Haleluya. Haravuga ngo andeza golobote kede la mosoke tano. Ngo nawe umuntu yaba yararashwe mu ntangone manga ya. Wumva iryo jambo naho yaba yarapfuye azongera beho. Imana ishimwe. Haleluya. Intambara yo mu buryo bw'umwuka. Yesu shimwe. Harimo nuko nabapfuye. Haleluya. Imana ishimwe. Umva ijambo riryoshye muri Yuda. Muri Yuda igice cya mbere. Yego. Riravuga ngo nuko Amina Mose arashwe. Yego. Marayika ahagarara ku ntumbi ya Mose. Ako kuki abantu batakibuka. Yego. Ntabwo intumbi zose zihagarirwaho na marayika. Ni intumbi iri wanted. Ni intumbi iri wanted. Uzi ko ari intumbi ikenerwa ku rugamba. Hari intumbi. Hari ikindi kintu mutazi. Ntabwo intumbi zose zijugunywa uko zibonye. Ni intumbi y'umwami. Haleluya. Umuntu Imana yemera ntabwo ajugunywa uko abantu babonye. Bamenye intumbi y'umwami ntigihera ku gasozi. Ariko nibamenya aho yashinguriwe. Ubundi uzumva abantu bavuga amakuru ngo runaka ngo yararashwe ariko se yashinguye. Yego. Ko mutaratwereka ahantu yashinguye ngo bamworo tuwe ngo ndingiriye imisaraba. Mwumvishe ko yaraswe gusa ariko boss afite ibitaro. Intumbi iguye no ku rugamba. Amina. Ntabwo herekezwa nk'izindi ntumbi. Oya ahubwo buriya ngo zibanzwa no kuvugirizwa indirimbo. Ko bari n'abantu bakaze. Cyane. Ntumbi y'umusirikare. Bendera ry'igihugu kiwa. None yari mu ofisi. Akaza muri bendera ry'agahinda. Beza muri bendera barasa amasasu bagira bati. Abari nakani kasha namenye. Kandi ngamenye vuba. Ahubwo abakazi bazasobanurira ngo barasa no mumva. Bagakubitiramo abazimu. Haraya nagashimurwa nk'abantu basivire. Neva yari umusirikare wowe. Ariko muzi ntumbi
Imana yahagazeho muri iyi minsi. Intumbi. Uzi intumbi Imana yahagazeho kuna ari nyinshi. Muri uyu mwaka wa 2020. Ngo Satani zari gusandara zikanukirwa. Intumbi Robleze. Haleluya. Robleze icyo sobanura. Robleze sazi icyo bivuga. Ndafashe Uziko nanjye ntangiye gufashwa. Robleze zahagazwe cyane. Robleze zari zirimo nyinshi. Kandi noneho ziri mu byiciro bitandukanye, zikorera mu ministeri atandukanye, zikorera mu departement atandukanye. Hari izikomeye ziyo, ariko ikaba intumbi nyine gakomeza ikavuga, ariko gakomeza kayihagararaho. Reka dutanga ubu butumwa. Amina. Wowe uri intumbi Imana yahagazeho. Igorata. Edrez nicyo gihe cyo kuzuka. Nicyo gihe. Nicyo doperesik. Nicyo gihe cyo kugira ngo intumbi zirire dromeni zibe sensere drodeka. Imana ishimwe. Ni bayisika tuta. Beleze kitre devo. Itike sisike nima. Ninima. Hezekeri yerekwa amagufwa. Nubwo bifite icyo byasobanuraga nk'Abisiraheli batatanye mu mahanga. Ariko mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka zari intumbi. Zari intumbi. Ziri aho ngaho amagufwa yumye. Ngo umwami aramubaza ngo mbese buri azabaho. Aramusubiza ngo ni wowe ubizi mwami. Abantu bareka amagambo witeka ni ugize uti. Nibareka ijambo rya nyuma ni ubizi. Afite ukuntu yazihumekeramo. Afite ukuntu yakohereza zikireri. Akamubwira ngo ngera uhumeke. Uvuge ngo nimubeho. Intumbi kazuka. Ndumva nshaka guhanurira intumbi mu izina rya Yesu. Nanjye numva ni mu mavuta mana. Hanurira intumbi. Haleluya. Yemwe mwantumbi mwe. Nimwumva ijwi Uwiteka nimwongere mubeho igihe cyo kongera kuvuga ngo nimubeho imitsi nibazeho inyama nizibazeho amavuta nabagarukeho Mwuka Wera nakugarukeho aho wanesherejwe uhaneshe aho watambutse ubyuke. Haleluya, haleluya. Niribisa yanga ya manda enitaya sire gaho zuzuza umwuka zitambuka. Haleluya. Manuri umwuka ngo turuke iburasirazuba n'iburengerazuba. Uko nukuri. Amajyepfo n'amajyaruguru ngo usubire muntu. Haleluya. Seketia bongere babeho. Mirimo y'Imana ikomeza. Haleluya. Bongere baba bavuga butumwa. Imana ishimwe. Haleluya. Bongere baba bahanuzi bakomeye. Bongere basubire mu makorari. Imana ishimwe. Bongere bubaha Imana. Imana ishimwe. Tutadoza ke. Nemaswa. Uziko mbonye intumbi zizuka. Imana ishimwe. Bonye zisubiye mu mirimo. Bonye zisubiye guhanura. Bonye zisubiye kuririmba. Bonye zisubiye ku gatuti. Hari zari zarakitse mu rusengero. Bonye zisubiyemo zirongeye ziratangiye zirakora. Uzikora n'intumbi yateje. Nani habwa icyubahiro. Ariko hari madoni mangotoke. Hari marayika wahagaze ku manishi. Yesu nibyo ari marayika uhagarara ku ntumbi. Ariko si yariyo yose. Niz'abasirikare. Niziri mu rugendo. Ni intumbi twagoranye. Twagendanye. Intumbi zakoze umurimo. Ntabwo ari intumbi zose barwanira. Zose bahagararaho. Ntabwo ari zose ngo barasira mu mvu. Reka. Nimburi intumbi ukabona ikiguhagazeho nuko burya wegeze kuba mu Haleluya. Gukora siwe ko. Nimba alodreze. Enomonia. Uri redre detail. Ninitayi. Nuko wari umusirikare. Ko nukuri. Nuko wari umusirikare. Intumbi Imana. Ubu ziri kumva ikirimo. Zibagize igisobanukiro zaho zinaha. Bibiliya kuvuga gatanu Yohana ndongera mpagaruke. Ngumva iryo jambo. Wumva rino jambo turi kuvuga. Wumva Kristo. Haleluya. Ngo nawe yaba yarapfuye. Azongera. Enisire. Muri Kristo harimo kuzuka. Muri Kristo harimo ubuzima. Haleluya. Sekete no bobobo. Haleluya. Ni igisirikare cyacu gitandukaniye n'ikisi. Niyo umuntu arasiwe ku rugamba. Yego. Akemera intege nkeya. Yongera kuzukira muri Kristo. Imana ishimwe. Kandi Imana ikamugaruraho ibihe n'ibyo yahoranye kera. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Tutadebaya. Hayazima. Haleluya. Lalatando. Rwani intambara nziza. Desikaya. Kristo ni imbaraga zawe. Fata ubugingo aguhaye. Buguhesha ibyishimo. Haleluya.
amina la la sisi Estofote la bonne. totaya binima Imana ishimwe. Sandogere mu Imana masika ishimwe. y'amanda Imana ishimwe. Imana ishimwe ni gute twanesha ikibi niko Joel yatubajije cyambere nkuko yabivuze no kwinjira muri Kristo kuko dushobozwa byose nande na Kristo uduha uduha imbaraga. imbaraga ko nukuri Haleluya. amina wowe n'imbaraga zawe amina wowe na kamere ziwanyu ntiwabishobora Yesu Kristo amina niko yavuze Zaburi 51 Dawidi yarabivuze ngo muzaha mama niho yamuzariye haleluya ariko kumva ijambo ry'Imana Imana ishimwe bivuga ngo nsanze ni muri Yeremiya Yeremiya ngo nsanze wigaragura mwiva ndavuga ngo baho nubwo uri hehe nubwo uri mwivata nubwo uri mu byaha nubwo uri muri mu demand byago niko babyita nubwo byanze Yego. nubwo ufungura bikanga nubwo wongera gusenga bikanga Yego. nubwo ugarura ibihe ntibigaruke Haleluya. nubwo wiyibutse ukabona byararangiye Yego. haleluya Oh, Pst Francois. Imana iravuze ngo baho ijambo ryitwa Yesu baho Imana ishimwe telasile Imana bosangonema Imana ishimwe totaya buryo bwo kunesha ikibi telasile wikwiyanga icyambere irinde kwiyanga wikwiyahura wikumva ko byarangiye hoya wibona kutazongera wikwigirira nabi Imana ishimwe oya satani yikubwira kutazagera unesha ngo akubwira ngo tegereza kurimbuka ko ntago bizongera oya Imana yagarura ibihe Imana ikugaruriye ibihe nibyo Imana irakuzuye muri Kristo Yesu nafashijwe Imana ishimwe zedebosa haleluya haleluya uburyo bwo kunesha ikibi oniwa icyambere ni ukwemera intege nke zawe nibyo icya kabiri kwizera Kristo ko agira ati akurengera Imana ishimwe Amen. icya gatatu Bibiliya iravuga ngo ni ukwihangana nk'uko twahasomye muri Yakobo yego icya kane yego ni ukwirinda nibyo Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije agira gute arakikinga reka aho hasobanura umunyamakenga iyo abonye ikibi kije arakikinga bisobanuye ngo umunyamakenga ntabwo ayora byose abundi agomba no gutoranya reba nk'urugero igihe Imana yabwiraga Gideyoni ngo manura abantu ku kagezi mbakugeragerezeyo yageze ku kagezi Imana iramwongorera ntiyatanga itangazo muri rusange iramwongorera abantu bari bunywesha amashyi ubashyire ku ruhande abajabagiza ku ruhande iyo umunyamakenga abonye ikibi kije arabanza akanywesha amashyi akareba neza ibyo agiye kunywa nicyo bisobanura kudaha amazi ukareba neza ibyo ugiye kunywa hanyuma iyo abonye ikibi kije rero arakikinga yirinda kugotomera ibyo abonye kuko iyo bajabikamo umunwa buriya bari abantu impamvu Imana yababwiye ngo basubireyo uzi yariyo jowe nuko Imana yari imaze kubona ko banywemo n'imisundwe gusa umuntu yabanyweye umusundwe akazagerayo musi umuntu yanga umunyorogoto ubwo urumva ni mu gihe gito cyane ubona ntabwo urugamba yarushobora ahita apfa ahagaze ubu hari abantu tugendana bamaze kunywa imisundwe kubera kunywa ibyo babonye byose barafata iyo umuntu yanyweye umusundwe yuma ahagaze ntabwo apfa ako kanya uramwumisha ukamunywa amaraso akuma ahagaze hari abantu bahagaze ku munwa gusa ariko mo imbere amaraso yarabashizemo rero byari bikwiye ko tubanza tukareba ibyo tunywa tutanywa ibishanga aho ngaho kanashaka gukorogoshoramo ni ukugira amakenga mu bintu bituma unesha ikibi ni ukugira amakenga si ukuyora byose si ukuyora bose si ukuyora bose si ukufata ibyo si ukujya hose yego si ukwinjira hose yego si ukugendana na byose yego si ukwambara ibyo ubonye Yego. si ukurya ibyo ubonye ukunywa si ibyo imvugo ubonye. ubonye yose Edo nta desta. nubwo ari na televiziyo zose hari ahantu ugomba kuba ugira ikintu bita amakenga amakenga hato ku bundi ibi bintu ngiyemo inyungu mfitemo ni iyi mu kunesha ikibi harimo no kwiruka guhunga nicyo Yozefu yakoresheje mwana w'umuhungu nkunda musaza ntabwo ari ukurarika agatuza musaza wanjye hirya aha yari afite ngo ubwiza n'uburanga siko byamugendekeye mwene mama haleluya we yari afite uburanga umugore wa Mukapotifari akamwifuza ariko ngo aremera agenda yambaye ubusa ariruka iyo bibaye ngombwa urahunga iyo bibaye ngombwa urababoroka wiga uko baboroka telefone siko nabyize ejo bundi uraboroka yes ibintu ubona bitava muraboroka ntabwo ibintu byose ari ukurarika agatuza ubwo ubuhunze wiruka nta mpamvu yo gukomeza guhana n'umuntu ibiganiro ubona ariko kujyana ahantu habi rekura hari umuntu wigeze kwandika akantu aranangaza aravuga ngo iyo utazi gufata icyemezo uhora ubabaye iyo utazi gufata imyanzuro uhora iteka ubabaye niyo mpamvu rero ugomba guhunga ibidafite umumaro ukabirekura ukakira harimo make ese uzi Adamu na Eva baneshwa n'iki cyabaye bahaye umwanya Satani baratindanye rega buriya Adamu yari afite n'uburenganzira bwo kwanga ririya tungo
kandi yari yaribonye. yakubwiye ati nta mwanya dufite wo kuganira nawe, dufatanya randevu n'Imana. Yes, bakunze ibiyobokamana TV ndetse na Bwiza TV, ndababwiza ukuri yuko ngewe ndumva nta kindi kintu ndi buze kubaza rwose aba bantu. Ikibazo nabaje murakibuka, nabaje ngo twasomye tuvuga ko dushaka gukora ibyiza bikadutanga imbere, mbabwira uko barwanya ikibi, ngira ngo bagiye bagusubiza mu buryo butandukanye, ngira ngo bagusubije banyuze kure, babicukumbura rwose, ngira ngo umuntu wese wateze amatwi iki kiganiro hano harimo ibisubizo. Nta kindi kibazo na kimwe mfite cyo kubaza usibye kugana ku musozo. Badukorera umwanzuro mwiza, Gihozo aratubwira umwanzuro w'ikiganiro nk'iki giki. Francois nawe turamuzaho nyine agana ku musozo, anadusengera bundi tuza tugana ku musozo. Reka mbashimire cyane kuba mwakurikiye kino niba ari ikiganiro, niba ari ivuga nako ni ijambo ry'Imana, byose biravangavanze, ubuhanuzi, intumbi zirazutse, bese Mana yanjye ni byinshi, byose Imana ibahereza umugisha cyane, kandi namwe kuba mwemeye gukora iri vuga butumwa, Imana ibaho umugisha nimutagwisarira, babwiza ukuri yuko mutazabura gusarura. Gihozo muratanga na nimero za telefone kugira ngo bize kugenda neza. Ngewe ikintu cya mbere naheraho ni ukubwira abantu ngo ibyo wemeye ubikomeze, kandi uwo wizeye numurekure, kuko afite imbaraga zibasha gukiza, agagukiza ikibi, akakurwanirira intambara ku buryo ubasha gutambuka, kandi atari uko wakiranutse, ahubwo dukiranukira muri we. Haleluya! Kwitwa abakiranutse tubikura kuri we, kandi arashoboye. Imana ibaho umugisha. Igihozo Josiane, amanimero yanjye ni 0783 04 99 59, cyangwa se Pst 250 7 8 04 99 Yesu abaho umugisha. Nsoza nababwira ngo muririmbe indirimbo ivuga ngo murinzi wemenyesha igihe. Yes. 385 Yes. Harimo akace gato kavuga ngo guma hehe mu ntambara. Guma mu ntambara. Guma mu ntambara mwe. Hari abantu bavuga ngo ndacyabazi byaremwe byose bisubiza bica biti, urugamba ruzashira. Guma mu ntambara. Amina. Reka dusoze. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Nimero yanjye iteranya 250 788 35 38 35. Uretse ko wajya unazibaza Joel, abazizi cyangwa Meki, abafite contacts zacu, kandi Imana nawe ibaho umugisha. Nukuri muzasarura kubw'uyu murimo. Yesu abaho umugisha. Reka dusoze dusenga. Mu izina rya Yesu, wadusigiye isezerano ngo ntudusize twenyine, kuko waruzi intambara turimo turwana. Ndagira ngo uzatwoherereza umwuka wera, ngo niwe uzadushoboza, ngo niwe uzaduha, ngo icyakora umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga. Reka umwuka wera amanukira abantu bose bazakurikira kino kiganiro, bahabwa imbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Natwe ubwacu twabwirije umwuka wera arushaho kutumanukira. Haleluya. Aganza ategeke, ndetse n'aba banyamakuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. God. Amen.